uwo munsi muzehe namutenjwe uherutse gupfa baranezerewe muzehe uyu nyine papa Ntoni nakivuna aravuga abana ndetse naho yararwariye hariya muri Amerika twari turi kumwe ngira ngo ninje twasezeranye ubwa nyuma. Ikindi cyakari Bijombo yakoze mu gihe cyo gusabira iyo santere Minembwe na Kabara na Bijombo ntizasabye hasabye Bijombo izo nizo navuze za ruguru Karunja na Kigongo na karya hariya haje hari Bujumbura Kiromoni. Bijombo yarasabye muri bene wacu bababembe amahano bayatangiye kera muzi ko bisha abantu ku Gatongo kandi bakirisitu bamwe bari bifite mu ruhare muzi ko bisha abantu kuri Kirumba n'ahandi ngo babirebe none batese twacyaga tukaba mu byo gushumbusha murabizi sindi ko mvuga amagambo mutazi mwe mwese abagabo barahangaha twagiye kuvuga ubuhamya kandi tuzokomeza tuvuge n'ubuhamya bw'umuvandimwe wacu Noah mu muryango ni mukuru wanjye ndamuvugaho ibintu nga bitatu cyangwa bine kuri nge. Ariko turi mu gitaramo cya muzehe mu by'ukuri irungu turarifite kuba dutandukanye ariko dufite umunezero kubera ubutunzi adusigiye. Niyo mpamvu n'ubundi ndongera mbisubiremo tuha Imana icyubahiro yaduhaye umubyeyi mwiza w'intwari. Amen. Kubijyanye na gahunda tubashimira ko mwaje kwifatanya natwe nkuko twabivuze ejo gushingura ni ku itariki 13 z'ukwezi kwa 12 kutuzatangira ejo bizaba ari ku wa gatandatu no kuvuga ngo ku wundi wa gatandatu hari uyu wa gatandatu bizaba ari ku itariki 6 ku wundi wa gatandatu bizaba ari 13 nibwo tuzajya gushingura cyangwa se kubika umubiri wa muzehe aho tuzaba twawuteguriye. Kubera iyo mpamvu rero naranabisobanuye ni impamvu z'abantu benshi bari hirya no hino hatandukanye muramuzi n'umubyeyi w'abantu reka mvuge ngo benshi cyane twifuje yuko bose tuzabana. Iyo tariki rero twayihurijeho dusanga ari byiza yuko ariyo twahitamo mu rwego rwo gukomeza gahunda n'ibitaramo. Gahunda yo gusura umuryango irakomeje hano mu rugo ku mubyeyi wacu ahari kwa mama ariho kwa Jafet abenshi murahazi tukunze kuba duhari ku manywa tukaza mu gitaramo hano ntabwo ari kuruvuye hano. Igitaramo nk'iki tuzagisubukura ku wa mbere no kuvuga ngo iki cyumweru ni cyumweru
cyo gusura cyangwa se n'ubundi gukomeza kuganira, hanyuma igitaramo nk'iki kiduhuriza hano twese tuzagisubukura ku wa mbere. Kuba ku wa mbere tuzaba w'ikindi cyumweru uretse ejo ni ku wa mbere ku itariki 8. Ku itariki 8 tuzaba dufite igitaramo nk'iki hano. Hanyuma icyo cyumweru cyose kizaba kirimo gahunda nyinshi zitandukanye nanone zivuga ku buhamya n'ubutwari n'ibindi bikorwa byose. Nkaba mbasabye rero kugira ngo nta nubwo mbibasaba kuko twese n'umubyeyi wacu, nanjye kuba ngo reka mbibasabe n'ubundi ntabwo ari nje wabahamagaye, ahubwo mwaje kubera yuko mugomba kuba muhari. Niyo gahunda rero nuko imeze. Tuzakomeza dufatanye n'ayandi makuru tuzajya tuyahana na kumbuka. Imana ibahe umugisha. Arakoze pastor kwitanga. Haleluya, haleluya. Ndavuga amagambo make kandi ntabwo nabuze, nari kuvuga byinshi ariko n'ubundi tuzakomeza tubivuga. Murimo murabona ibyishimo dufite kandi niko bimeze. Ibi ni ibihimbazo no by'umwuka, tuvuga ku ndimi, tworirimba bugaca kuko turabizi. Ngiye kuvuga ubuhamya kandi tuzokomeza tuvuge. Ni ubuhamya bw'umuvandimwe wacu Noah. Mu muryango ni mukuru wanjye, ndamuvugaho ibintu nka 3 cyangwa 4 kuri nge. Ni mukuru wanjye, yari inshuti, yari umuturanyi, yari umupasiteri wanjye. Irya 5 niba atari irya 4 n'ubundi yari n'umubyeyi. Pasiteri Noah tuzoguma tumuvuge, ari muri twebwe, ntabwo azotuvamo, ari muri twe. Kubera ki tumuziho byinshi cyane. Uriya mubyeyi cyangwa umuvandimwe wacu yari igiti cy'inganzamarumbu gifite amashami menshi kandi tukayugamamo. Ariko hari igiti kiza kigira amashami kikagira n'amababi ariko ntikera imbuto. Iwe yari yaratwereye imbuto tuzisoromaho k'umuryango kandi ziradukwira. Uriya mubyeyi by'ukuri kuko murimo muvuga amateka yiwe mwese, uko tugiye kubivuga natwe nk'umuryango kurya niko biba bimeze. Babivuzeho byinshi cyane ngo ntitwigeze tumubwira ngo avuke muri twe. Ntabwo ni Imana yatugeneye. Buriya ni impano ikomeye Imana yari yaraduhaye kugira ngo tuze kubona uriya muvandimwe atuvukamo. Imana ikamwita umutwari, akavuka mu mutwari, akaba intwari kuriya. Pasiteri mwavuzeho byinshi ku itorero ibyo yakoze n'ibindi. Burya bwenge yari afite bwo kuyobora aya macyake yose cyangwa insengero zose. Kurya mwabibonaga niko yari afite. N'impano Imana yari yaramuhaye irayimwambika, irayiduheza yo kuyobora umuryango. Yari igitabo gikomeye cyuzuyemo ubusobanuro bwiza cyane ku muryango. Uriya mubyeyi twateranaga mu nama z'umuryango kuko namwe muzamuterana, nkuko mubizi umuryango ni nk'igihugu n'ibindi byo aribyo byose. Mutabikurikiye ngo mugire icyo muvuga, nuko nyine umuryango wabatembana. Twajaga duterana turi kumwe tukavuga ibyo ngibyo by'umuryango. Tuba turi kumwe twajaga tuberwa, tukishimira kuko twicaranye
akatureba ibyo turimo tuvuga, yaza kuvuga ijambo tukumva nuko. Imana yari yaramuhaye ubwenge, kurya mubona yayoboraga itorero n'umuryango niko twamushingaga ijisho, kuvuga ngo icyo atubwiye nuko tubikora kandi tukabikora neza. Nababwiye ngo n'impano ikomeye, ni igitabo gikomeye cyuzuye ubusobanuro budasanzwe adusigiye. Kandi ibyo kuri biriya byari byo byose, ngira ngo ndiko ndabivuga abavandimwe turi kumwe hano, buriya busobanuro na biriya byari byo byose yatubwiraga, ndabizi ko tuzobisikasira. Ntabwo kugira umuntu nkuriya yamara akabavukamo, mukaba mwaramubonye afite icyo yadusigiye nuko yatubwiye, ndabizi ko bitazodupfira ubusa. Ni ibintu tuzokomeza no mu mateka yacu natwe tukabisigira abana. Kubera iki? Ni umugisha twagize, kugira ngo tugire uriya mugisha twabonye mu muryango. Ndabizi kuko bitazodupfira ubusa cyangwa kutubipfisha ubusa, tuzobibwira abana bacu. Ibyo uriya mubyeyi yatubwiraga nuko bimeze, n'amateka. N'amateka atazibagirana, turabimushimira cyane. Hajya haba umuntu uvuka mu muryango kandi n'abandi bariho, ugasanga nyine yaravutse n'umugabo bimeze gutyo. Ariko pasiteri ndamushimira. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Uriya mubyeyi, uriya muvandimwe, iriya nshuti ya benshi, abo yabwirije ubutumwa, kuri yababwiriza ubutumwa niko twabonaga no mu nama, akatubwira amateka, kandi kugira ngo umuryango uboneke ari umuryango ukwiriye. Ni ukuri turacyakomeza kumuvuga, ndiko ndabona kuko twavuze byinshi ijambo ry'Imana, n'ibindi tuzabisubiramo nk'umuryango. Ndavuga nk'umuryango twamusoromyeho imbuto nyinshi, kandi utazozikomeza biramureba. Ngira ngo abariko baranumva cyane, nk'abo umuryango twabanye mu nama, tukaba mu manza twacaga, tukaba mu byo gushumbusha, murabizi, sindi ko mvuga amagambo mutazi mwe mwese abagabo bari aha ngaha, gutanga inka zo gushingira n'ibindi byo gufasha umuryango, twarabikoze turabikorana. Utazabikomeza ngira ngo biramureba. Reka dukomeze birya dusigiye nk'umuryango. Twakomoyeho byinshi, adusengera, twajaga tumara kugenda inama, twamara tugiye kurangiza akadusengera Imana, akatwaturiraho umugisha nk'uyu pasiteri amaze kutwaturiraho. Ni ikintu gikomeye kutwaturiraho umugisha, kavuga ngo bana bantwari twasigiwe, tuza amateka ya ba data na ba sogokuru, reka tubaturireho umugisha kandi muzabikomeza. Murumva ibyo ngibyo wavuga ngo uri kurabikeresa. Nababwiye ngo ni igitabo cyari gikomeye, ariko cyuzuye ubusobanuro bukomeye cyane. Ni igiti twumvaga twugamamo, kandi twagenda tukaberwa, kugira bene uriya muntu uri igitangaza. Yesu ashimwe. Imana yamuduhaye, turayishimiye. Imana yabonye ko akomoka mu muryango wacu, turayishimiye. Ubu ni amateka turi ko tuvuga ntakiriho, ariko iby'ukuri yarasigaye turayafite. Ngewe twaganiriye byinshi, singiye kubivuga, ariko ibyinshi mukecuru ari hariya, twabanaga muri byinshi, aho zagenda yakundaga no kunterefona tukajyana, turaturanye, yararwaye turabana, ndetse naho yararwariye hariya muri Amerika twari turi kumwe. Ngira ngo ninjye twasezeranye ubwa nyuma, ubundi tugiye gusezerana hano, ariko nari mfite amagambo twaganiriye. Twamaranye amezi 5, noneho twari tunari kumwe twenyine, nta nabandi twabanaga. Abandi bazaga bigenderaga mu kazi tugasigarana, twaganira byinshi. Namumenyeho byinshi biruta uko twari tuziranye hano, kuko twabanaga iminsi yose. Yesu ashimwe. Nababazwaga nuko yazitaba Imana akitabira hanze, tutabonanye. Nibuka amagambo twavuganye, ariko Imana yatugiriye neza. Tumubonye aha ngaha ashite hano, hari amagambo twavuganye arambwira.
yarakibasha kuvuga afite n'ubwenge. Nari nananiwe kuvuga numva nari mondira muramutsa arambwira ngo komera ihangane kuko nije waje kwihanganisha none urananiwe tuvugana n'ibindi. Turamusezera, twarasezeranye kandi by'ukuri byo ndabishima Imana cyane. Iyaza kugwiriye tutavuganya atambwiye mbe na magambo n'ayandi ndavuze, umutima wanjye warababaraga kuko twaravuganye byinshi kandi mumenya cyane kuko ntitwe twabanaga, agasoma ijambo ry'Imana tukaganira. Imana yo mu ijuru yamuduhaye, ndabizi kuko itihenze kandi n'ukuri yamuduhaye tumukwiriye. Imana aho hari hera tuzomusangayo. Yesu ashimwe, tuzomusangayo. Natwe turi mu rugendo tuzomusangayo kandi ntabwo twishisha ndi dufite impungenge niba ari none cyangwa rejo natwe tuzagenda. Bavandimwe, muryango wacu mwihangane n'abandi bari bo bose, n'ubundi ubutumwa tuzokomeza kubuvuga. Ariko uriya mugabo yari yaratubereye igitabo cyuzuye byiza kandi byinshi dusigaranye, yari yaratubereye ibyishimo, yatubereye igiti tugamyemo turaruhuka kandi tugisoromaho imbuto turahaka. Imana imuruhure mu buruhukiro bwa yahari. Murakoze cyane. dufite Imana ihora iturengera mu bihe bya ngirente, itubera igisubizo iyo tunaniwe bisa nkaho yaturetse. Twiringira yuko iza dufite Imana ihora iturengera mu bihe bya ngirente, itubera igisubizo iyo tunaniwe bisa nkaho yaturetse. Twiringira yuko iza dutabara. Imana idukunda, izemera ko turengana. Nubwo yatinda kudusubiza, amaherezo izatabara. Imana
kudusubiza amahera. Hallelujah, 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 hallelujah. Imana idukunda izemera ko turengana nubwo yatinda kudusubiza amaherezo izatabara. Imana yacu Imana idukunda izemera ko turengana nubwo yatinda kudusubiza amaherezo izatabara. Imana idukunda izemera ko turengana. Yatinda kudusubiza amaherezo izatabara. Imana idukunda izemera ko turengana nubwo yatinda kudusubiza amaherezo izatabara. Imana yacu Imana idukunda izemera ko turengana nubwo yatinda kudusubiza amaherezo izatabara. Imana yacu Imana idukunda izemera ko turengana nubwo yatinda kudusubiza amaherezo izatabara. Imana yacu Imana idukunda izemera ko turengana nubwo yatinda kudusubiza amaherezo izatabara. Hallelujah! Hallelujah! Des éléments. Hallelujah! 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 Ibyuya by'aba basaza, umuruho n'imvune bagize, Imana bakoreye izubaka itorero. Hari igihe abantu barebera inyuma bakagira ngo wenda bavunikiye ubusa, baruhiye ubusa, ariko mwarakoze babyeyi. Itorero rirahari kandi Imana izadutabara. Duhe Imana icyubahiro. Amen. Muzamure ibiganza. Hallelujah. 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 Reka mumpere muze mikrofone agira icyo atwaturaho, asabira abashumba, asabira itorero kugira ngo Imana mbere yuko nsenga nagize utubazo nka tubiri ndabaza ariko ndisubiza. Natekereje nti ndetse
abizi deregi barabizi nimba banavuze bike bazocukumbura bamenye n'ibindi. Hanyuma ndagaruka ndibaza ariko mu by'ukuri muzi ko ari aho muvuka. Hanyuma nza kwisubiza nimba banabizi bazabyigana. Haleluya. Iyo biza nko gushoboka nka telefone igerayo muri bariya bacu nababwiraga ntiyeme ntimukomere, basigaye basubira mu byo mwakoze, abana barakuze. Yesu nashimwe cyane. Simbuvugiye kuri aba bamaze kutubwira amagambo nzi ko namwe mutahagurutse kuvuga ari kuriya mumeze. Binteye kurema mu mutima kuko tutabaye ibigwari. Haleluya. Ndishimye pe. Uwiyumva ko ari pasiteri wese uraho nahaguruke mbasabire umugisha. Kandi iserukiye abo bagabo bavuze. Mfite ibintu byinshi mu mutima ariko sinzobona umwanya wo kubivuga. Bijombo gituma nkunda kuyigarukaho ngize imyaka myinshi cyane rayivuye, ariko nishingiro rya benshi ryagakiza. Utesa handi hose mbabwira ibintu bibiri bijombo yakoze bigakwira bose, kandi mumenye ko mubifitemo uruhare mu gukizwa kwayo cyangwa mubifitemo inyungu. Wenda mvuze ikindi kinyarwanda. Bijombo icyambere niyo yabaye misiyoni ya mbere kibira cyose. Uti kubera iki zarasotse ari nyinshi umunsi umwe. Nkuko mubizi byari bigoye kubona isantere, byari kimwe no kubona district ya guverinoma. Bwari ubwigenge bw'ijwi ryanyu rigera kure mugasaba ibyo mwifuza bikaza. Tubisaba igihe kirekire, Imana ibitwemereye byafashe imyaka 5 bitara, kandi ababisabiraga ari bijombo. Noza mbereka n'ibimenyetso nkababwira n'amatari kuko nari impari. Ikindi cyakari bijombo yakoze mu gihe cyo gusabira iyo santere Minembwe na Kabara na bishobwe ntizasabye, hasabye bijombo. Izo nizo navuze za ruguru, Karunja na Kigongo na karya hariya haje ya Bujumbura Kiromoni. Bijombo yarasabye havuka zinga iza ruguru 4 n'izaba epfo 3. Izo zari zinga. Impamvu yari iyi. Niki cyari cyatumye sepaki ikibubembe byari bibujije. Abazungu bari baragabuye mvuge mu ncamake, ababishaka tuzabi cukumbura, hari nabandusha kubimenye ni byinshi ko ndibagira. Sepeza aribo baswedwa bagiye muri zone y'Ubuvira, Abanoruveje baje muri Mwenga, aba Assemblée de Dieu baje muri Fizi. Izo zose nezikoze nagize amahirwe kwako. Niki cyari gita ariko bose bari apentekote bakagira aho bahurira ni inama yabimwe itavugerwa. Kuko uwavaga hamwe akaja muri dizo muri directement yasabaga na recommandation. Kuko bari barabyumvikanye ibyo murabizi. Kuki abo bavuye iyo bakaza mu Ibuvira. Muri bene wacu bababembe amahano bayatangiye kera. Muzi ko bisha abantu ku Gatongo,
kandi bakirisitu bamwe bari bifite mu ruhare muzi ko bisha abantu kuri kirumba n'ahandi ngo babirebe none batese aba bantu bakoze ibi si abo gukurikirwa mureke tugaruke iwacu baragaruka baje rero baje kuri kiriba twe twara abanyabuviri abanyabijombo mu kuja kuzitanga rero hari ibintu bibiri yahagazeho aravuga ati nimba mpaye bijombo yonyine abanyamurenge bose niyo bazaye kandi abanyamurenge bakunda Imana banagira n'imbaraga zo gukora aratekereza ati nimba acikaho hari icyo nzahomba aho ijambo rindi kandi rya kabiri yaratekereje ati nimba turetse kuyibaha sinzaba ndi umugabo bose bazarundukira uruhande rumwe muri izo mpamvu zombi bituma zisohoka bijombo rero yababyaye mukaba mubimenye kandi mukamenya ko ariyo yarababyaye mwabagabo muba bagabo nimurambira ibiganza abapastori mbasabira umubiri umugisha mwami Yesu ibi biganza barambuye aba bana bavuse muri iryo vuga butumwa ry'abo bantu babonye izo ngorane bakaba babihamiriza hano imbere y'abantu n'imbere y'iri torero ringana riri ubaho umugisha bazoronke byinshi kimwe nabo bababyaye ndetse n'inima ngombwa bazabitambuze ubutumwa bwiza bazabugezeho tutageze babugeze kure nawe uri mu ijuru nuko uzobane nabo buzuza impano kizo watanze kandi zibe nyinshi impande zose ubishimirwa kubyemeye mu izina rya Yesu no tubisabye amen. Arakoze umubyeyi intwari yaruhutse haleluya mujya mwibuka mu materaniro yarambuye kano gatoki kiwe avuga Yesu rimwe nagera kwitara hari umukutano papa Simoni nibwo bwa mbere nari mubonye ngo ajye gutangira kubwiriza avuga umugani nduvuga ngo kashira amanga karakanyago hari abari bari muri cyo giterane nibwo bwa mbere namubonye kashira amanga karakanyago uwo munsi muzehe namutenjwe uherutse gupfa baranezerewe muzehe uyu nyine papa Ntoni nakivuna aravuga ngo kashira amanga karakanyagwa aravuga ngo nagacumu kicimzeyi ngo koba kicimzeyi nagacumu kicwinkurikirana aravuga ngo kashira amanga karakanyagwa noneho Zebedaya buri giswahili cy'iryo jambo muzahara mubwira ngo aho hihorere yewe utaga iswahili cyaho bana sifiwe impamvu yaravuze ngo n'inkuru no mubandi ngo azopinge mutagiri ngo mwimire uwo munsi muzahara avuga ngo agize imyaka 14 ngo yarasobanukiwe ngo none ntiyo kwimira mudagiri ngo yavuga ngo uwo mugani amaze mutejwa na waramize